imiriro yego turatwumva ni Afrimax TV. Muturutse? Oya ni Afrimax TV. Muvuye ninde wabatumiye? Twe twitumiye twashaka kuganira nawe. Tubabarire rwose. No. Muce bugufi tumanza tuvugana. Hano ni mu cyumba cy'abasaza banje. Ubwo niho mba ndikuraguriza abasaza. Ariko hano ntabwo byemewe kuba mwahagera. Mwana indani. Ahubwo turimukira hano. Ariho tuba turi kuganirira. Okay. Icyatumye tuza kureba twarakubonye kuri televiziyo runaka urimo gutwika amabuye natwe turashaka ko utwereka tukubaze n'imbaraga ukoresha zo gutwika amabuye urayateka yagasha ndayateka gasha agahinduka umuyonga turashaka kubimenya murashaka kubimenya reka nzambibereke ariko nimuje muratungura abantu ngo mutavugishije ntabwo tuzongera rwose kandi nzabakoresha tubabarire rwose tubabarire Afrimax TV akaba agiye kutwereka bashirire aka kantu hariya iyi miriro se bimeze gute ya muganga wabibonye ufite uruhu nimba ari rw'inka nimba ari rw'izimbizi uko bimeze wabibonye ari kwambara uruhu nimba ari rw'ipusi nimba ari rumeze gute simbizi n'urw'ingwe ingwe imiriro Afrimax TV ngira ngo murimo kwirebera uko bimeze muganga uyu kameramani itondege ntabwo wemerewe kwinjiramo ngaho muganga abagabo iyo twaje kureba icyo ni icyumba cye ngwino tumurebe hano muganga reka tuganire neza tubabarire gatoya twaje twagutunguye ariko icyo turashaka kuganira nawe tumenye ibyo ukora iri hembe se bimeze gute iri hembe ni ryo mpamagaza abakurambere okay izo buji se ariko gucana bimeze gute abasaza bazira mu rumuri okay noneho njye ndashaka ko ubanza kutubwira ese ibi bintu ukora bimeze gute ni ubuhanga bumeze gute ibi bintu nkora mbikorana n'imizimu ngiye nkorana n'imizimu mfite imizimu 12 mfite imizimu 12 iy'abagabo nkagira 12 iy'abagore nanje nkabimandwa yabo ya 25 okay nawe uri umuzimu nanje ubu ndi kuzimu ubu tuvugana nuko ndi kuri isi kuba ndi kubakorera ese uba waje gute ku isi njyewe mba naje ku isi imizimu iraboneka irazamuka nta mutubyinira ibirimo no mu nsengero ibirimo satani mujya mubona shitani n'ubu mukanya n'inguri inzoga y'abasaza ndaba ndi kuvugana nayo
none mu kuzimu niho wibera tu. Niyo mpamvu nje ndi kuri iyi si kugira ngo nkize imyuka mibi itera mu bantu, ngakiza za nyabingi, amashitani, na babandi bari kurogwa uburozi bw'ubutamikano n'ibijaguro n'ibitegano, ibyo byose mba ndi kubibavura bagakira bakataha bishimye. Ubushize twabonye uri gukora ibintu bidasobanutse ngo ufata ibuye ukarishyira mu mazi ukariteka rigashya, ibyo izo ni izihe mbaraga? Ni imbaraga z'imisambwe z'iwanje z'abazimu, nizo nkoresha. Okay. Turashaka kubireba uyu munsi, turashaka kubireba. Sinzi ikintu ndashaka uko utwereka uko bimeze, maze ngufitiye ibibazo nka 2 cyangwa 3. Nicyo ugiye kutwereka ubu ngubu? Ubu icyo ngiye kubereka ni ukubereka uburyo amabuye atwikwa koko. Ndamanza nyacireho inshuro 3. Ubwo ndaba ntanze imbuto ikuzimu. Ubuhoro jajajaja mu cyemba byose wahonjejisha byose, ukagaragaza ibyihishe, ukagaragaza ibibonekera imandwa zawe n'utwuzukuru twa turi kuri iyi si. Ubuhoro ni ubwawe rugira, iri ni irya mbere. Ubuhoro jajajaja mu cyemba byose njijisha byose we ugaragaza ibyihishe bikabonekera imandwa zo kuri iyi. Ubuhoro rugira. Amazi arashyushye se cyangwa arakonje? Karakonje. Ubu arashushe. Barashushe. Ubuhoro rugira rwa murengezi jajajaja mu cyemba byose. Afrimax TV njengo murimo kwirebera amabuye 3 yose yarimo gutekwa ari mu mazi akonje, kandi akaba arimo gutogota neza. Ntabwo ari ibintu bisanzwe mu by'ukuri. Tugiye kwatsa. Nicyo ugiye kwatsa? Tugiye kwatsa aya mabuye kugira yake neza. Neneho basogokuru bazamuke. Neneho tuvugane nabo. Kusukuru kabasafi. Uranu. Wajeje mate. Byose tubikora ku bw'imbaraga z'abasaza b'abakurambere, babandi batubanjirije kubaho kuri iyi si, tukaza turi kubakurikira. Ese ayo n'amazi asanzwe cyangwa? Ni amazi abasanzwe, barayavoma kuri robine ukayazana ugasuka. Amabuye ni amabuye asanzwe kuko nabonye ibuye ry'umukara, ry'umweru n'irindi buye risanzwe. Byose hari ibuye ryo barita irikoro ryo mu Ruhengeri, riba ririyo ry'ikoro, hakaza n'igishungi cya hano muri uyu mujyi wa Kigali, neneho n'amasarabwayi. Nuko nguko biba bimeze. Amabuye yaraza gushya neza. Ubu araza gusha ahinduka umuyoboro. Ibitangaza. Impamvu utwika cyangwa uteka amabuye kuriya ni impamvu nyatwika gutya mba ndi gusuzuma abantu kugira ngo mbabwire ibibazo by'iwabo uko bimeze n'uko biteye. So bigusaba guteka amabuye cyangwa ntabwo wababwira utatetse amabuye? Nababwira ntatetse amabuye. Ubu nakora n'izindi mbaraga, ngahamagara abasaza hano bakahavusha amaraso. Nzanira utuzuye mwana. Urutuzuye ni iki? Amazi asanzwe. Amazi asanzwe. Genda uvoma nzanira amazi. Ni make nzanira amazi. Jewe ndashaka gukurikirana ikintu kimwe. Cameraman, tugende turebe nimba ari kuvoma kuri robine isanzwe. Turebe nimba ari kuvoma kuri robine isanzwe cyangwa mu by'ukuri ni robine isanzwe. Ni robine amazi nasa. Reka turebe ndashaka kuyasuzuma. Ni amazi asanzwe. Okay. Murabona ko ari urubine ndavuga nyine ndamugiye. Okay. Tugende. Ndashaka ko tureba neza ese ibi bintu birashoboka. Bya bintu ukuri
ko haje amaraso ni imbaraga zidasanzwe zituruka kwa Nyabinkizi wacu. amazi ari guhinduka amaraso buri kimwe cyose tukagikora nyatari duhamagara imbaraga. so amazi asanzwe yo kuri robine yagahinduka amaraso noneho kubakurikirana Freemax TV tukaba twaje hano batubwiye ngo muganga mu cyumba cye ntabwo binjiramo ariko uriya mukozi we yagerageje kutuzana hano natwe twabanje gusenga kwanza kugira ngo tuze tudafite ubwoba. Yatweretse test ya mbere ni yandi twabonye ahantu henshi mu Rwanda bakomeje kuvuga ese bimeze gute kugira ngo umuntu afate amabuye ayashyire mu amazi asanzwe amabuye atatu iwe ry'umukara iryo ngiryo ni ryo mu ruhengeri bita ikoro ya makoro nyine mu ruhengeri Gisenyi gutyo. okay rya kabiri ry'umweru gisarabwaye ni rya Kigali. okay rya gatatu nabyo ni igishonye rimeze nk'ayangaye n'aya mabuye asanzwe okay watubwiye ngo impamvu yo guteka amabuye ni kugira ngo ni ukugira umuntu asuzume ibibazo by'abantu bitandukanye. ubundi byiza umuntu ari guturuka iwe aje kwivuza azana ibuye ryiwe narangiza nkaritwika ngahita mubwira ibyiwe byose ariciyeho inshuro itatu. kwambara uruhu se bisobanura iki? uru ruhu ndarukunda cyane kuko ndi igikukana ngo cangarambe nete bakunda kurimba tujuru maze abuze munyo bagakwega. ya mazi wamenye hano reba yahindutse amaraso ibi ngibi nabyo bisobanura iki? ibi ngibi nabyo bivuze ngo izi ni imbaraga zidasanzwe kuri ba badamu bakunda gutwara amakariso bamwe bita imyenda y'imbere y'ibanga. icyo gihe rero ndamubwira agakandagira ahantu agakandagizaho ikirenge cye mu kumusuzuma yarabuze urubyaro cyangwa yarabuze nk'umugabo cyangwa yarabuze muri we n'amahoro. iyo ahakandagiye hakaza amaraso menya buri kimwe cyose baba baramutwaye nkamenya n'impamvu adashaka umugabo. nari mfite akabazo k'amatsiko ujya ujya gusenga? Ndasengera muganga arimo guseka. ntabwo mbikunda gusenga ariko mfite urusengero. ntabwo ushobora kwinjira mu rusengero rwa ADEPR rwa Simbole de Dieu izi nsengero tubona ntabwo ushobora kwinjiramo? ninjiramo ariko nuko nyine umuntu usenga ava gusenga agakora ibyaha bisumba iby'ingurube. nicyo kintu gituma ntajya mu rusengero cyane. we ukora ibyaha? njyewe nta byaha nkora kuko nyine we wagiye ujya gusenga nyine ukigisha abantu ko gukora ibyaha atari byiza. njyewe ndanasenga ariko urusengero rwawe rurihe? urusengero rwanjye nsengera mu mujyi Corona Tracom harimo urusengero ku bayisilamu ku musigiti. uri umusilamu? okay ni sawa cyane. none n'icyo watubwira ku bijyanye n'abapasita n'abashehe wowe nk'umuganga urabemera? abapasita nuko abapasiteri b'iki gihe basigaye barakora ibinyuranyije n'ibyo bigishijwe kandi bagomba gukangurira abantu kugira kuko basengeye ya mana. ariko njyewe ntekereza ko nta mana iriho ahubwo nkavuga ngo imana ni urukundo. ubu njyewe nawe dukundanye ubu twaba twubatse icyo bita twaba turi kumwe n'Imana. niyo mana njyewe numva muri njyewe naho imana yo kuvuga imana yo mu ijuru ntabwo yizera? oya mu ijuru nta mana iriyo. urukumva kera ba sogokuru barasengaga bagasenga imana bari munsi y'igiti barangiza imvura ikagwa bagasenga imana ngo ibazanire izuba rikava. kuvuga rero ngo imana yo mu ijuru icyo gihe u Rwanda rutari rwazamo abazungu ntabwo n'ubundi twarasenga. none kubera iki abazungu aribo batwigishije gusenga
twebwe ntabwo basanze tudasenga natwe twarasenga. Nemera rero Imana y'urukundo yari igizwe n'abanyarwanda, abanyarwanda ubwabo bigirana inama nziza bakavuga ngo dukore iki, bagasenyereza umugozi umwe, bakunga ubumwe. Nimba naje iwawe ukampa amata nkanywa, najya kwa runaka nkanywa amata, gutyo. Iyo niyo yari Imana y'abanyarwanda. Ijuru uraryemera? Ijuru naryemera utekane ntaragerayo. Nemera ikuzimu hasi iyo tuba turi. Uba mu kuzimu? Mu kuzimu se ubuzima buba bumeze gute? Ubuzima ni ubusanzwe. Abantu babaho gute mu kuzimu, cyangwa Satani na marayika ze babaho gute? Ikuzimu baraganira bisanzwe. Ntabwo bajya babwirizana bakabwirana ijambo ry'Imana, Yesu mu kuzimu ari Yesu aho ko babwirana iby'Imana z'i Rwanda, nk'uko n'abarundi abazimu b'i Burundi bavugana akaranga k'i Burundi. Shana ne Buganda rero ni nk'uko nari mfite amatsiko gatoya kumenya, ese mu kuzimu habamo abantu bangahe? Habamo abantu bangahe? Ni nko ku isi, ni nko kuri iyi si duhagazeho ubu. Abantu benshi cyane. Nakangare kandi n'ubu ngubu hari abagiye kurara bamanutseyo. Na Satani ariyo? Muramubona? Satani ntabwo muzi. Satani ni uw'abazungu nyine bahinduye, abazungu bahindura umwirabura Satani. Niyo mpamvu nje nanga abazungu cyane gusumbya uko nakwemera wowe umwirabura mugenzi wanjye. Ninde uyoboye kuzimu ari? Uyoboye ikuzimu? Abayoboye ikuzimu ni abakurambere batubanjirije kuva kera na kare. Bajya batubwira hariya baba bafite amahembe bateye ubwoba, nabwo ari abantu basanzwe, nibyo? Ni abantu baba basanzwe. Upfuye yitonda anagera ikuzimu akitonda. Kubera icyo atajya mu ijuru? Uwapfuye ari umusazi arakomeza agasara hose. Ni nk'uko no kuri iyi si, ni nk'uko usanga hari abantu biyahuje urumogi bakiyahuza ibitabi, abo ngabo simbakunda. Ko bajya bavuga ngo abakora ibyaha bose bajya mu kuzimu, bamanuka mu kuzimu, ntabwo bajya, ariko abantu batakora ibyaha, abantu beza, abantu beri nibo bajya mu ijuru bonyine. Reka nkubwira, hari uwari wajya mu ijuru ngo aza tubwire ko yagezeyo, ariko abajya hasi bose, abajya hasi nibo benshi. Nta wari wajya mu ijuru. Usibye abazungu batubeshe bakandika ibitabo ngo Eliya ngo yagiye mu ijuru adapfuye. Kuki Yesu yapfuye kandi ari Yesu wabo bakunda, bakavuga ngo bajya bambwira ngo kugira ngo umuntu ajye mu ijuru keretse yapfuye, ariko mu kuzimu umuntu aragenda akagaruka. Ikuzimu n'ubu ngubu mfashe inzoga uragenda ahantu ku irimbi ugasukaho ukamanuka ukaganira n'abasogokuru. Inzoga zimeze gute? Inzoga y'urwagwa ya kinyarwanda. Niyo kera umenyemo izi z'ikizungu? Ni iby'abazungu nyine. Ariko kubera iki se bikorera ku irimbi? No ku irimbi ushaka wajyaho kubiterekerera cyangwa ukabiterekererana hano hose nta hantu utabikorera. Nje ndashaka kugira ngo dusoze iki kiganiro, ndashaka kumenya impamvu uyu muganga akora ibintu byose. Impamvu ni iyihe? Inyuma yo kumenya iyo mpamvu, twebwe nka Afrimax TV twete tumusezera, ariko ndashaka kumenya impamvu ni iyihe. Impamvu mbangamije ni ukuvura abanyarwanda, kuko njyewe mba no mu rugaga mpuzamahanga rw'abavuzi gakondo mu bihugu bigari, mu biyaga bigari. So no kuvura abanyarwanda ukoresheje imbaraga zo mu kuzimu? Nkoresheje imbaraga zo kuzimu. Ubu ngubu ndi kuvura abari Amerika, ndi kuvura abari Canada. Ubu nona tunavugana mu kanya njyewe mwaje ujyayo gute? Ndi gukorera ari Amerika n'abari mu Bufaransa, ndabakorera abari mu Bwongereza, London, bose ndi kubakorera. Ugerayo gute? Njyewe mfite imbaraga nkoresha. Ukoresha nawe agataro? Nkoresha, ni ukuvuga ngo njyewe iyo unyandikiye kuri Facebook njyewe ndarwaye gutya na gutya, umpa amazina yiwawe, y'amazina yiwawe neneho hari nyakoreraho kuyacaniraho ryabuye, neneho ibigarutse ndi kubona ibinyeretse akaba ari byo ngira ute nkoreraho rero nka kuvura kandi ugakira. Iyi sayansi yo guteka ibuye amabuye atatu yagashe kuriya ndashaka kuyimenya. Amazi yarakonje ariko cyarimo gutogota kugeza n'ubu ngubu, kandi n'amazi asanzwe. Amaraso nayo bamenye amazi hano ahita hinduka amaraso, sinzi uko bimeze.
ariko test hariya yatubwiye ngo abakurambere ntago yabahaye inzoga niyo mpamvu hazanye ikibazo. Ndashaka test ya nyuma dusuzume nimba yamabuye aracyarimo. Ubu ririmo kubera rikibira hano. Iyo riretse kubira ni bwabashizemo. Buriya harimo utuntu dutoya. Dore turi gusigarana inkono. Gasore akasigayemo. Ihembe naryo urarikoreshamo? Nta kibazo. Dore ngaka kari gusigara. Afrimax TV ngira murimo kwirebera akabuye kasigayemo ni kare gatoya kuriya, ariko yari yashizemo amabuye manini yangana gutya. So rero nta kindi gisigayemo. Ntaco. Ariko ubu ngasubijemo. Nabwo kakongera kagatugwa. Kaba gashyushye. Okay. Sawa, byose twabimenye. Muganga urakoze cyane kuduhereza umwanya wawe, twaje tutugoba. Ariko kose twatangiranye n'amasengesho tuvuga ngo tugomba kuza ukatwereka science cyangwa ubumenyi bwo gucana amabuye ukayashyira mu mazi amabuye agatuguta kuriya. Biteye ubwoba. Kuba kurikirana Afrimax TV niki twarenzaho. Ngira ngo twamubonye uyu munsi. Ubutaha tuzagaruka turebe ese izi mbaraga byo bimeze gute. Ariko kose ibintu bitangaje. Sinzi ikindi narenzaho. Je nitwa Bakti, muganga aryo witwa? Nitwa Mberabagabo Abubakar. Mberabagabo Abubakar afite n'izina ry'Ikisilamu kandi yatubwiye asengera inyamirambo kuri Onatracom ngo ni umusiramu akaba ari umuganga akora ibingibi byose. Uyu munsi yadukora ibitangaza bitatu, ariko cyambere na mbere yari amabuye atatu guhinduka kuriya. Byadutangaje cyane. Ikindi cya kabiri amazi twajyanye kuri robine twayavomye nayabonye yayamenyano yasehinduka amaraso. Ya gatatu hariya yatwitse ku rukuta. Uko ariko kose yanadusobanuriye byinshi tutazi ngo akoranye imbaraga zo kumukuzimu. Biteye ubwoba. Uyu mwaka dufite akazi kenshi kandi nakazi gakomeye cyane ko kurikirana Afrimax TV. Nje nkaba nitwa Bakti, behind the camera cyangwa nyuma ya camera nkaba ndi kumwe na my boy Miguel. Muganga nawe twavuganye ibintu byinshi bitandukanye. Mwese murakoze cyane namwe kugira ngo murebe izi gahunda zacu. Nago tujye tunanirwa, tuzagera ahantu henshi atandukanye. Twihaye akazi kenshi kandi nakazi gakomeye nka Afrimax TV. Na kindi narenzaho until next time. My name is Bakti. Ciao ciao.